nyute nta muntu upfira handi hatari Yerusalemu. Bose bazajya baza hano kuhagwa. Ubwo bivuze gute ko turi Galilaya twibwirira ubutumwa ngo bumva rongeye ngo umwana w'umuntu ngo agiye kuzagambanirwa ngo afatwe ngo abambwe hajemo kubambwa kandi bazi ikintu kubambwa icyo cyavugaga muri Israeli. Birabashobera naho kumbe Yesu yagira ngo aze ako kantu mukumve neza aze ahuze Pasika y'Abayuda ya kera ayihuze n'iyi. Muri make muri irya minsi burya ya Pasika ya Yesu Kristo Yesu apfa yari yo minsi bajyaga bibukaho ya Pasika yabaye muri Egiputa. Muri Rahabu ntago abantu bajya bamenya ikimenyetso kimoho gisa na Pasika ni ikihe. Rahabu umutwe yari maraya, yari afite ibyo bita amacumbi, lodge, amacumbi. Yego aho hantu haranywerwaga hakorwaga ibintu byinshi bibi. Noneho ubutasi bwa Yosuwa bunyurayo, abariho bajya gutatira. Bagezeyo Rahabu arababwira ati reka mbabwire amakuru yanyu yaramenyekana. Nta muntu mudateye ubwoba, nta muntu mudahagaritse umutima. Abantu bose bahagaritse umutima bamenye amakuru yanyu ko ngo n'inyanja ubwayo mwayigeze imbere igirite irakama. Dufite amakuru rero ibimenyetso urumva neza aravuga ati inyanja ubwayo twamenye ko yabakamiye imbere. Rero nta muntu mutateye ubwoba mu by'ukuri, abantu bose bahutswe. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza MINISTRIES, twongeye kubiyegereza nanone tubasubiza ngo Yesu ashimwe ko muherereye hirya no hino. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Uyu ni wa munsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwishimiremo, tunezererwemo kandi twakire ineza yayo. Uko bukeye uko bwije haba hari amasezerano yawe ububwiriza kwakira. Rero turasenze ngo Imana y'amahoro mujye muyibona uko muyikeneye muyibone. Rega nituyishaka tuzayibona, ariko nutayishaka urumva uzayibona ariko bigenze bite. Imana rero ibaho umugisha kandi bagirire neza kubw'uyu munsi twongeye kugaruka imbere yanyu turi kumwe n'umushumba Pastor Zigirinshuti Michel. Imana ibaho umugisha n'ikaze. Murakoze cyane. Amen. Imana baduhere umugisha. Amen, amen. Iteka ye tumufite murabibona ko twa dufite umunezero ubwo tuba twiteguye kurya. Iyo umubyeyi yatetse neza urarya ukanezerwa. Hari igihe abana bajya banyishyuza nk'utuntu mba narabatekeye ariko mami ngo ka kantu ntabwo uherutse kugateka. Rero umushumba bakaba bagusaba ngo uyu munsi ujye mu gikoni. Nyaruka njye mu gikoni ngira icyo mbakorera. Rero mbere yuko dutangira reka dusenga Imana tuyishimire kugira neza kwayo. Data mukunzi mwiza turagushimiye kandi turaguhimbaje. Imitima yacu iryoherwa no kumva yuko turi mu ijambo ryawe kandi turigenderamo kuruta n'ibindi byose. Turagushimiye umunsi waduhaye kugira ngo tuwunezererwemo. Tugushimiye umushumba mwami waduhaye kugira ngo atuganirire ibyo wamuhaye mwami ye kubyihererana ahubwo natwe abidusangize. Mwami turagushimiye yuko wamutoranije muri benshi ukamuhereza mwami wanjye iby'ubutunzi bwawe. Rero mwami natwe tugubwa neza yarimo kutuganirira ibyo mu ijuru. Data uduhana umugisha n'abera barimo baduteze amatwi n'abazakurikira, Mwuka Wera azabaganirize ababwira ibikwiriye gukorwa, cyane cyane abakangurire kugira ngo twiyandikishe muri cya gitabo cy'ubugingo. Tuguhaye icyubahiro kandi turaguhimbajwe mu gusenga kwacu byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye kubyumvise. Amen. 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 Nikaze rero nanone tugiye kwakira umushumba uyu munsi cyangwa se muri iki cyumweru. Turi mu bihe bya Pasika, turi mu bihe byo kwizihiza Pasika. Ubu ndabizi mwariteguye, abagura akambaro gashyashya, abatekereza aho bazasohokera n'imiryango yabo, ibyo muzarya uwo munsi ubu birimo birategurwa, ewe kwica amatungo, twa tuntu twose utekereza gukora. Keke rwose muzishake ni ukuri muzarye muzaryoherwe muzagira ibihe byiza. Ariko Pasika ni iki? Pasika mushumba abantu baribaza Pasika, buri gihe baratwigisha bakatubwira Pasika
pasika si ni ukwambara kene tukajya gusenga, pasika ni ugusohokana n'umuryango wanjye nkajya mu kabari nkarya busheti. Pasika ni iki? Ese ni iki nk'umukristo agomba gukora kuri pasika? Turabyibuka, tuzahora tubyibuka, cyangwa twarabyibutse byararangiye mushu tuzarekera aha ngaho. Ariko nk'abakristo pasika hari icyo ivuze muri twe. Rero reka ne kugira icyo mbivugaho cyane, ntakiri umushumba atuganirire. Nikaze mushumba. Murakoze cyane. Amen. Ubundi iryo jambo pasika Yego. ubwaryo risobanura kunyuraho. Kunyuraho. Kunyuraho cyangwa kunyurwaho? Kunyuraho, urumva iyo nyuzeho ubunyuzweho. Ni byombi. Kunyuraho, kunyurwaho biragendana. Mpamvu ndi kunyuraho ni uko ari pasika kuri Kristo. Kunyurwaho ni pasika kuri wowe. Haleluya. Amen. Amen. Yego. Iryo jambo kunyurwaho cyangwa kunyuraho, kuko hari ukunyurwaho gusigira unyuzweho agahinda. Yego. Iyo unyuzweho ni inkunga, iyo unyuzweho ni imfashanyo. Yego. Urababara nubwo yari isafuriya. Yego. Iyo unyuzweho ni inkunga buri gihe urababara, ariko kunyurwaho ko ni ukunyuraho cyangwa kunyurwaho n'akaga. Ni ukunyurwaho n'umurimbuzi. Yego. Umva ikintu nshaka gusobanura. Uku kunyurwaho kukabaho par objectif, ufite intego. Si ukuba natambuka nkarenga iwanyu hano ntazi. Oya, ni ukuhanyura mbishaka, icyo twita mu Kinyarwanda gukingira ikibaba. Murakizi gukingira ikibaba? Gukingira ikibaba muracyumva? Gukingira ikibaba ni ukukunyuraho mbizi ko nkunyuzeho. Yego. Ngamije gukiza. Yego. Haleluya. Gukingira iyo niyo pasika. Haleluya. Iyo niyo pasika, kunyuraho. Amen. Soma Kuva 12 umurongo wa 12. Kuva 12 umurongo wa 12. Haravuga ngo kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa mwica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. Komeza. N'imana z'abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho Uwiteka. 13. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Nguwo umutima w'ikigisho. Nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Urakoze. Amen. Urakoze cyane. Nzabanyuraho. Nzabanyuraho. Haruguru ku murongo wa 12 muri iryo joro nzanyura. Yego. Iriya ntabwo ari pasika. Yego. Muri nzanyura mu gihugu. Yego. Aho ni ibyago. Ni rusange, ni ukunyuramo, kandi nzacamo mfite ari akaga. Yego. Nzaba ari akaga. Ariko nzabanyuraho. Nimbona icyo kimenyetso, nimbona ayo maraso nzabanyuraho. Iyo rero niyo pasika ahubungiriza. Noneho kugira ngo iyi pasika ibeho rero byasabye iki cyangwa byasabaga iki? Yego. Tugirwa n'amagambo akomeye. Tubanze tumenye ngo kuki Uwiteka yabwiye Mose ngo uyu munsi mvuganye nawe ube ukwezi kwa mbere, ukwezi kw'imfura y'amezi, ube ukwezi kwa mbere mu myaka 12. Hasime wumva. Uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu mwaka. Mu myaka. Yego. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose kuwa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzimu. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangira n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye
uko umubare w'abantu uri uko imirire y'umuntu wese iri imuka aba ariko yego aba ariko muzabara umubare w'azasangira umwana w'intama imuka ujye kuri 6 rero muzawurindiriza iki muzawurindiriza umunsi wa 14 garukiraho gatoya garukiraho ngaho gatoya Uwiteka arimo avugana na Mose kuri uriya munsi aramubwira ngo uyu munsi mvuganyeho nawe ubu munsi wa mbere kuba ukwezi kwa mbere iba imfura y'amezi mu myaka ibi kintu Uwiteka yarabikoreye uwo mwanya yaranyuranyije karandiri y'abanyegiputa n'iy'Abisiraheli kugira ngo aferi yose bagiye gukina rero kooperasiyo yose bagiye gukora amina iba ifite ibanga rikomeye ntawe ushobora kwinjiramo yinjiriye muri karandiri y'abanyegiputa yego ubu tuvuganye uyu munsi tuvuganye we Mose bifate nk'aho ibaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere umwaka wa mbere noneho ku munsi wa 10 w'uku kwezi urabyumva buri muntu wese w'umwisiraheli aziyendera umwana w'intama mu mukumbi utaramara umwaka ndashaka kwihuta kugira ngo tuvuge ibintu byinshi iyo ntama murobanuye mu mukumbi irindirizwa umunsi wa 14 bivuga ngo nyuma yo kuyirobanura ku munsi wa 10 igikorwa kizakora ku munsi wa 14 amen kandi bizakorwe ku mugoroba yego ubu ndimo ndavuga mu bwiza wa Pasika ni umunsi wo kurobanura intama cya kabiri umunsi wo kuyibikira kuyibikira ni ukuyica bucece yego icya kane izaribwe mu rugo ku buryo ishira icya gatanu ntihazagira umuntu uzabirenganiramo ngo nuko adatunze intama azasangire n'umuturanyi ariko bahereranye kuvanga ngo ujye kuyirya mu birometero nka 5 ugombye gutega ahubwo mu zindi ntara yego mu zindi ntara hafa muyisangira aho ngaho mu nzu ku muturanyi muhereranye akantu ka voisinage k'umuturanyi muhereranye kagira ngo ryabanga rigumye ribe kept rigumye ririndwe bigiye kwamamara hose kwamamara urujarajo izi vaye go and go back ni come back ni birasobanuye ibintu biri mu Isiraheli none ugasanga abanyegiputa badukozeho ubushakashatsi yego batangiye kumenya ikiri bubi yego umunsi wo gutoranya intama iyo uhura n'umunsi wo kuyibaga nabyo byari kuba akavuyo yego ariko ra mu Isiraheli habaye iki kuki uyu munsi hose twahuye bashoreye intama barabyumva yego aha noneho kandi nimugoroba mu kwibikira ntitake kuki intama iboroze kwa papa Nema no kwa papa Confiance no kwa papa Esteri kwa papa Mwerera boroze izi ntama zirogeye icyarimwe habaye iki tujye donc Uwiteka abashaka cyangwa yashaka ngo iyo Pasika yabo y'Abisiraheli ibivanga muri bo kuko ari bo igikorwa cyo gucungurwa cyagenewe ndashaka kuvuga iki mwene data mushiki wanyu nyumva haleluya Pasika ni yawe ni ibanga ryawe ryo gucungurwa haleluya urizirikane nk'ibanga cyokora usangiza umuturanyi kandi uyu munsi none tutukirya intama siyo turi bubage hariho iyatambwe imwe ndaza kwigaruka njya gusoza ariko ubu tuvuge dusobanuye Pasika ko Pasika no kunyurwa cyangwa kunyuraho kandi ndanyura gusa ku rugo ku nzu ndi buboneho ikimenyetso cy'amaraso y'umwana w'intama aha hantu rero tuhitondere haleluya naribajije ngo mbese mu mabara y'amarangi nta mutuku w'amaraso ubamo ko mutansubiza mu mabara y'amarangi nta mutuku w'amaraso ubamo siko bawita
bivuga ngo mu gihe nk'icyo amarangi yabaye menshi inganda ntiziyakora, reka tuvuge ko ariko dutegetswe Yesu ataraducungura umuntu yagura irangi risa n'amaraso akaba ariryo asigaho, ariko dore ikintu cyagufata nitwinjira mu tugasanga nta ntama yo kurya urabusebye, nta kaburusheti gahari, wasize irangi gusa, wasize amaraso hariya, ariko iyo ntama igomba no kuribwa. Imana ishimwe. Bivuga iki rero? Pasika, haleluya, ni ikimenyetso gituma tunyurwaho, ariko si icyo ku muryango gusa, ikwiriye no kuba muri twebwe. Hano twahashyize amaraso ariko twayiriye. Mu buryo bw'umwuka biravuga iki? Biravuga mu buryo bw'umwuka ko Kristo Yesu nubwo ntagira ikimenyetso kimungaragazaho mu gahanga, singira ikimungaragazaho ku kiganza, ariko mufite muri jye, kandi kuba mufite muri jyewe, haleluya, umurimbuzi, uwo atumye kurimbura waramenya, akomora kumvise ubwo waramenya, uwo ndi butume nanyura muri Egiputa hose agenda arimbura, yica imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo, inzu yaririwemo umwana w'intama, si ngombwa ko yinjira areba mu nkono, areba ku meza, reka da, no, abona amaraso hehe? Ku nkomanizo no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu mwawuririyemo. Imana idufashe cyane. Noneho rero, amen, ibwiriza rya gatandatu rikomeye, muramenye ntimuzagire gute? Ntimuzateke, izizarara muzazose. Nkabyumvise? Kosa ni ukubabura kugira ngo zitazagwinyo cyangwa zikangirika. Muzazose, izisigaye muzazijyane, kugira ngo hatagira n'ikimenyetso gisigara mu rugo aho cy'uko mwariye cyangwa mwabaze. Bivuga ngo ntabwo Uwiteka yashaka ko hano umunyegiputa waza gusaka bagiye. Mwabonye ikintu cyo kwimuka, amategeko yo kwimuka ngo ubanza ari ugusiga unakoropye. Siko nyamyumvara? Ngo bishobora uzasiga unasize n'irangi. Iyo utabikoze nyirinzu muraserera, kandi cyane cyane binabonamo bigaragaza uwo wari we. Rero inzu yaririwemo Pasika, Uwiteka aragira ati ntihagire akamenyetso gasigaramo. Iryo joro nzanyuramo nica, ariko inzu yose nzasangaho amaraso ntacyo umurimbuzi azayikoraho. Ngiyo Pasika iyo bita kunyuraho cyangwa kunyurwaho. Noneho rero iyi Pasika ubu ni iy'Abayuda, ni nako yitwa iyi ngiyi, yitwa Pasika y'Abisiraheli cyangwa y'Abayuda. Mbere yaho hari ibimenyetso byagiye bibaho bititwa Pasika, ariko hatazagira uvanga agenda byinshi ngo nayo ni Pasika. No, icya mbere imungo bya Edeni. Buriya mungo bya Edeni mu itangiriro mu gice cya gatatu, fata Bibiliya uhandebere, itangiriro igice cya gatatu, itangiriro igice cya gatatu, ndebera umurongo igice cya gatatu, umurongo wa 21. Usome twumve. Aravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ubu nubwo iyi atari Pasika nk'iriya, yego, ariko uyu munsi hari inyamaswa yapfuye. Muri iri jambo umuntu akubajije, uhuye n'umuntu akakubaza cyangwa ugategura icyigisho kuri Pasika, ntukabure kuvuga yuko hari itungo rya mbere ryapfuye nyuma y'uko Adamu na Eva bacumuye. Hari itungo ryapfuye, kandi iyo tungo ryapfuye ryo ntiryagize umumaro w'amaraso. Oya, amaraso yemewe gusa kugira ngo kuva kera ngo amaraso niyo yakuraga ku rubanza, ataramenywa nta rubanza rwavugwaho.
urabyumva ariko cyane cyane umumaro wabaye aha ngaha ni uwo kubonera imyambaro bari babonye ko bambaye ubusa. Icyo ni icya mbere murabizi. Icya kabiri kiri aha ngaha ngo biremeye ibicocero. Ibicocero murabizi ubundi ibiki ushwambagara ushwambagara siko ari ntuza ushwambagara ni imyenda yacitse ubwo iyo byisi ushwambagara aho ari imyenda yacitse boro biremeye ibicocero. Ibicocero ni iki? Ni ibintu abashotsi bajyaga bashokana mu iriba kudahira bafataga amashami y'ibiti imimena amabuye iminyonza imisagara ibiti bitagira amahwa noneho aya mashami murabyumva bakayatondeka fata ayo mashami y'ibiti bagashaka nk'icyatsi cyaba umugozi gihinduka umushumi bakayatungaho gutya murareba umugozi umwe abyumvise nk'uko mukenyero umukenyero muzi ko umukenyero usugira umweko wa mushumi wo mushyira mu mukenyero kugira ngo umukenyere batungaga amashami y'iki y'ibiti bireba hasi bien sûr ushama kareba hasi noneho ka gashumi akaba akenyera mu nda already bya bicocero bigapfa gukingiriza ubwambure bakibanda imbere ku bwambure wenda n'ikibuno igice cy'inyuma noneho urugero nibyo biti bicocero noneho ibindi abagore kubera guhisha igituza cyabo urabyumva neza akabifata akabitunga mu kantu k'akagozi akabyambara mu ijosi bigatendera hano ngo bitwikire iki amabere ye n'ibyo bari biremeye ibyo babiremeye mu gihuru kandi bari bahungiyemo Uwiteka ariko baze kuwiteka amaze kubabona bamaze kumusobanurira uko byagenze nuko icyaha cyakozwe n'inzira zacyo byose simbitindaho biratangaje ko mu mbabazi Uwiteka yabagiriye harimo ko hari inyamaswa igomba gupfa ikamera amaraso hatagamijwe kurya ahubwo hagamijwe kubonera iki imyenda imyambaro. Niho mu magambo Pawulo yandikiye amatorero atandukanye yagiye bavuga ngo mwambare Kristo mwambare Kristo amen. Ikindi mwambare umutima w'imbabazi mwambare gukenuka nk'icyuma kigira igituza amen. Nihuse nyuma y'aha ngaha twongera kubona noneho intama nyirizina mbere byari inyamaswa sibyo ariko noneho ubu tubonye intama ku musozi wa Moriya Aburahamu yagiye gutamba Isaka ubwo ni mu itangiriro 22 yagiye gutamba Isaka aragenda agezeyo yamaze kumuboha yamugaritse ku gicaniro yamaze gufata inkota asigaje kumusogota ijwi riramubwira marayika amufatira akaboko mu kirere agafata atya sigaho wikwica umwana wawe Imana yabonye urukundo uyikunda amina ngo akebutse abona intama yafatiwe mu gihuru akebutse abona intama yafatiwe hehe mu gihuru kamabwira akantu nigeze kwibaza bene data bashiki banjye mu nyigisho nigeze kwibaza ngo ariko iyi ntama yafatiwemo ryari iturutse icya kabiri ubundi mu by'ukuri niba mwaragenze amashyamba mu gihuru ntihaba ubwatsi mu gihuru imbere nta bwatsi buba wenda ubwatsi bwaba mu muzunguruko wacyo ariko imbere nta bwatsi buba yafatiwe mu gihuru ujya kwenda mwiki umva ikintu nibajije kuki yafatiwe kuri Moriya n'Aburahamu agasabwa kujyana umwana kuri Moriya umva ikintu nibajije si ubwo Aburahamu yazanamo bya bindi byacu byo kwigira abanajyuwa ngo reka mutambire aha ngaha ni hose ni ugutamba icyangombwa si igikorwa nakoze kandi dufite abantu bigize banajyuwa mana yanjye bigira abanajyuwa ku mana ngo mva rero wa mana we ngo usabe ntungore sibyo byose bisaba gutega ubindinde kugenda nkagenda kubabuka nkabyuka ndajya kwenda iki si igitambo ushaka baze nta gitambiye hafi Imana yirongera igitambo naho kumbe niba Imana inirongera igitambo urasabwa kujya hivuze kuko ikirongera aho yavuze kandi havuga ntiyavuze ko gihari
ngo tuvuge mu gihe ubyizeye. oya Amen. amen Ihavuga ntiyavuze ko gihari ngo tuvuge mu gihe ubyizeye, ariko urasabwa kuyumvira. yego Ibaze kugira ngo intama ifatwe, ifatirwa aho uri mu kubwirwa, niwumvira ujyeyo. Ikindi kandi n'ubura amaso gutyo uyibone hafi aho. ubone Ese ngira icyo mbabaza, yego ubundi kuki atayibonye akihagera? si ibyo Akabanza kubaka igicaniro, agashyiraho inkwi, akaboha umwana, akajya kusogota. Ikinatangaje, si na marayika wamutungiye urutoki. oya Bivuga rero ngo nubwo wageze ku musozi w'Uwiteka kuri Horebu, kuri kizabonwa, ku gitambo kizabonwa, kwizakishakira, ariko umvira kandi gerayo. Icya gatatu, tamba. yego Ibyo ugomba gutamba kirabonwa ari uko utanze. Ay, 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 ay. Utaratanga icyo wajyanye ntabwo intama wayibona. Udatambiye aho Imana ikubwiye ntabwo intama uzayibona. Aya magambo arakomeye, tuyatambuke twikomereze Pasika. yego Iyi Pasika y'Abisiraheli tumaze kubona, tuvuge kuri Pasika yacu y'itorero, yego ariyo Kristo Yesu. haleluya Amen. amina Igihe cyaje kugera, Uwiteka Imana ifunga isezerano rya kera. yego Mu Baheburayo hano haranditse ngo ni uko yabonye ko ibitambo n'amaturo byatanzwe byose ngo ntiyabishima. Hey. Reka nkwereke, rambura Abaheburayo. mushu Hmm? byose ntabwo Umva, yabishimye birya byose, za nka z'amariza, yego za nyana zitaramara umwaka, yego bya bimasa, bibyibushye ya masekurume, Yego. birya byose ngo ntabwo yabishimye. Ibaze, ni ukuri, ibaze ngo ntabwo yabishimye, ngo ahubwo wagira ngo yari yiteguye umubiri wa Kristo, ngo ari we yashakaga. Abaheburayo yego igice cya 4 ndahera ku murongo, ndashaka imirongo mikeya. Uwa 14, umurongo wa 14 igice cya 4 cy'Abaheburayo, umurongo wa 14. haravuga ngo Somero titire d'abord. kristo ni umutambyi mukuru uruta abatambyi bakuru bo mu isezerano rya kera. Aha, ni ukubwo dufite ni ukubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we kristo, ari we Yesu umwana ari w'Imana. we yesu umwana w'imana. dukomeze ibyo twizera Tukabyatura. tukabyatura, Kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe Amen. mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose mwatwe, keretse yuko atigeze akora icyaha. Amen. 16. nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Yego, noneho rero Mana ihoraho, reka nsimbuke njye mu gice cya 5 ku murongo wa 7. umurongo wa 7. Yesu akiri mu mubiri, amaze kwinginga no gusaba cyane, yabashije kumukiza urupfu, ataka cyane arira. yumviswe kubwo kubaha nyamara nubwo ari umwana w'Imana, yigishijwe kumvira kubw'umubabaro yihanganiye 9. kandi amaze gutunganywa rwose, abera abamwumvira bose umuhesha w'agakiza kadashira. Mana ishimwe, ndashaka kuvuga kuri ijambo amaze kumvira no gutunganywa rwose, abera abamwizera umuhesha w'agakiza kadashira.
Kristo ni umuhesha w'agakiza kadashira biturutse mu gitambo yadutambiye. Imana ishimwe cyane. Noneho ndashaka gusimbuka nkajya mu gice cya 6. Umurongo wa 14 wa 16. Ndashaka imirongo mike ngo turebe ko twakwihuta. 16. Abantu barahira ubaruta no mu mpaka zabo zose. Indahiro nigira ite izirangiza kuko ibikomeje amagambo. 17. Nicyo cyatumye Imana ishatse kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranijwe, yego, uko imigambi yayo idakuka, yongeraho indahiro kugira ngo ibihe bibiri bidahinduka, ibintu bibiri bidahinduka, iby'Imana itabasha kubeshyeramo, biduhesha ihumure rikomeye twebwe abacikiye gusingira ibyiringiro byashyirwa imbere yacu. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsikamutima gikomeye kandi gishikamye, kinjira hirya y'umwenda ukingiriza ahera cyane, aho Yesu yatwinjiriye atubanjirije, amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bw'Iminisitirizi. Kristo Yesu amaze guhinduka umutambyi mukuru iteka ryose, yatwinjiriye ahera cyane, amen, atubanzirizayo ngo natwe dukurikire ko twinjire. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka nze nkwereke n'amagambo dusoma. Umurongo wa 11 w'igice cya 7. 7:11. Nuko niba gutunganywa rwose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ariho abantu baherewe amategeko, ni iki cyatumye bigikwiriye kundi mutambyi aboneka wo mu buryo bwa Melikisedeki, utavugwaho ko ari uwo mu buryo bwa Aroni? Aya magambo urumva? Iyi Pasika yacu y'isezerano nshya tubonera muri Kristo Yesu, amina, yo ntabwo ari ubutambyi buturuka kwa Aroni, kuko Yesu siho aturuka. Nitwinjira no mu gisekuruza cya Rasine cya Epfiyo, ntabwo tumusangayo. Yego, nta nubwo dusanga aturuka kwa Lewi, rikada, kandi abari nibo bafite iki ubutambyi. Umurongo wa 12 ukavuga ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro. Urumva? Kandi bigaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri nde? Kuri Yuda. Ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye iki? Ubutambyi. 15. Ndetse birushaho kugaragara ubwo habonetse undi mutambyi uhwanye na Melikisedeki, utatoranirijwe ubutambyi nk'uko byategetswe n'amategeko yo mu buryo bw'abantu, ahubwo wabuheshejwe n'uko afite imbaraga z'ubugingo butagira iherezo. Amina. Kuko ahamywa ngo uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Nuko rero itegeko rya mbere ryakuweho ku bw'intege nke zaryo n'umumaro waryo muke, kuko amategeko atagize icyo yatunganije rwose, ahubwo yari ibanze ry'ibyiringiro biruta biduhesha kwegera Imana. Kandi ubwo bitabaye ari ntandahiro, dore Abalewi bahawe ubutambyi ari ntandahiro, nyamara iyo buhaye uwo yararahiye imubwiye iti, Uwiteka ararahiye kandi ntazivuguruza, atura umutambyi iteka ryose. Nicyo cyatumye Yesu, aha ndahakunda cyane, 22, nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano rirusha ayandi rya rindi kuba ryiza. Yesu yabaye iki? Umwishingizi w'isezerano rirusha ayandi ubwiza. Haleluya. Enasireur. Yabaye umwishingizi w'isezerano rirusha rya rindi kuba ryiza. Kandi babandi babaye abatambyi ni benshi, kuko urupfu rubabuza guhoraho. Naho uwo, kuko ahoraho iteka ryose, afite ubutambyi budakuka.
nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe kuko ahoraho iteka ryose. Ndashaka gusoreza aha ngaha. Byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo, wera, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, utagira uburiganya. Icya gatatu, utandura. Icya kane, watandukanijwe n'abanyabyaha. Icya gatanu, kandi washyizwe hejuru y'amajuru. Icya gatandatu, utagomba iminsi yose nka ba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambira ibitambo by'ibyaha byabo ubwe, hanyuma ngo abone uko abitambirira abandi, kuko iyo biba bimeze bityo, kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bihagize iteka ryose ubwo yitambaga. Ndagarukira aho ngaho gatoya, tuvuge kuri Kristo Yesu. Amina. Kristo Yesu yeza ko azaba incungu n'impongano y'ibyaha byacu, byari biteganijwe. Amen. Araza rero yemera gupfa urupfu rwo ku musaraba, yitwa nyine umwana w'intama. Imana idufashe cyane. Arabambwa, arapfa, arahambwa, arazuka. Ayo magambo ane ntakabure muri Pasika. Arabambwa, arapfa, arahambwa, arazuka. Aya magambo ane kuri Pasika ntakabure mu minwa y'abakristo, kuko mutwe tujya turirimba ngo ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Ngiyo Pasika turimo kwizihiza uyu munsi wa none, turimo kwibuka. Yesu ari i Galilaya mu ivugabutumwa ngo yatunguye abigishwa, ngo bumva arababwiye ngo ariko mwari muzi n'ikindi, ngo nibutse ko umuhanuzi ngo nta muhanuzi ugwa ahandi hatari Yerusalemu. Tukamwigisha tubwiye n'ibikira ngo si bizanye ute, nta muhanuzi upfira ahandi hatari Yerusalemu. bose bazajya baza hano kuhagwa. Ubwo si bivuze gute ko turi i Galilaya twibwirira ubutumwa? Ngo bumva arongeye ngo umwana w'umuntu ngo agiye kuzagambanirwa, ngo afatwe, ngo abambwe. Hajemo kubambwa, kandi bazi ikintu kubambwa icyo cyavugaga muri Israheli. Birabashobera. Naho kumbe Yesu yagira ngo aze ako kantu mukumve neza, aze ahuze Pasika y'Abayuda ya kera ayihuze n'iyi. Muri make, muri irya minsi burya ya Pasika ya Yesu Kristo, Yesu apfa, yari iyo minsi bajyaga bibukaho ya Pasika yabaye muri Egiputa. Riravuga hano mu gitabo cyo Kuva, hepfo y'umurongo wa 12 kuko wa 14, handebere Kuva igice cya 12, ndebera umurongo wa 14. Kandi uwo munsi uzababere urwibutso, muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka. mu bihe byanyu bingana iki byose muzajye muwizihiza. Yego, muziriza ribe itegeko ry'iteka ryose. Donc kuziririza Pasika, kuyibuka, ryari itegeko ry'iteka ryose. Ngaho nimutekereze namwe, abantu barayizirije mu rugendo rwose rw'ubutayu. Uko yageraga bamaze imyaka ingahe? Si 40? Muri ya myaka 40 bamaze mu butayu rero, uko iriya tariki yagarukaga ya 15 Pasika z'ukwezi kwa mbere, kandi yabaga ari Pasika. Binjiye muri Kanani bakayizihiza uko umwaka uje. Abyumvise abana babo nibabaza bati ibi yakwintu muhura muri biki? Yemwe ba musigeho ntabwo muza akantu kabaye sha, musigeho ntabwo muza akantu kabaye, nta makuru mufite. Ubu ntabwo muzi yuko higeze hicwa imfura zose z'abantu n'ubuza bw'amatungo. Yesu dufashe cyane. Noneho bakagira ikindi kintu bajya bakora cyo kujyana umwana w'umuhungu wese w'imfura imbere y'Uwiteka ku minsi ye 8 y'amavuko. Bamujyanagayo, urabyumva, kugira ngo uwo mwana w'imfura bamumurikire Uwiteka, abe yerejwe Uwiteka. Mu Kubara igice cya 3 umurongo wa 10 na 11 haravuga ngo uwo mwana babaga bamujyanye kugira ngo
ajye mu mwanya yego w'uwo bakagombye guha Uwiteka yego ngo asimbure uwari gupfa. Soma kubara wumve. ese buriya Yego igice cya gatatu. Somera kubara igice cya gatatu. Somera umurongo wa 10 umanuke. uzashyirireho Aroni n'abana be kwitondera imirimo y'ubutambyi bwabo, utari uwo muri bo wigirira hafi kubyishyiramo yicwe. Umurongo wa 11 rero Uwiteka abwira Mose ati ubwanjye nikuriye Abalewi mu Bisirayeli mu cyimbo cy'abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. aho hantu nkumve neza. Yego. Komeza. Abalewi bose bazaba abanjye, kuko abana b'imfura bose ari abanjye. Ku munsi nicaga abana b'imfura bo mu gihugu cya Egiputa bose, niho niyereje abana b'imfura bose bo mu Bisirayeli. N'uburiza bw'amatungo bazaba abanjye n'Uwiteka. Uwiteka avuze iki buriya? Uwiteka ashatse kuvuga ko impamvu asabye ko umwana w'imfura wese wo mu Bisirayeli w'umuhungu yego agomba kuba uw'Uwiteka. Urya munsi nica imfura zo muri Egiputa, nari ndimo niyereza imfura zanyu, kugira ngo Imana yavuge mu gitabo cyo kubara yego yarabikoze mu cyo kuva. Urya munsi nicaga imfura z'Abanyegiputa, burya nimo neza izanyu, ubwo rero bazaba abanjye. Yego ntoranyije Abalewi rero, ntoranyije Abalewi kuba abanjye, bajye mu mwanya w'abana b'imfura bose mwanyemye. Ngicyo bita umulewi, mutazavaho munagikinisha umulewi. Kandi abantu bamwe baravuga ngo ubwo wenda ngo nta Balewi bakiriho, wabyumvise, ngo ubwo nta n'abahari nyine. Ariko Uwiteka iyo atoranyije umuntu ngo amukorere, akamurobanura ngo amukorere, akamubwira ati siga byose ugira ute unkorere, burya yabaye umulewi w'Uwiteka mu buryo bwa Kristo. Yesu dufashe cyane. Ariko ikintu kintangaza ahantu kikanyumiza nkumirwa ni ukubona byabaye automatique. Imana yarimo yica imfura z'Abanyegiputa, irimo yeza imfura z'Abisirayeli. Bibaze bivuga ngo ni imfura y'umwana w'umukobwa uri muri Egiputa utarashaka yarimo yezwa burya mu Bisirayeli. Umwami dufashe cyane. Nihuse rero umwami wacu Yesu Kristo akora icyo gikorwa, ababaye umutambyi w'iteka ryose. Niho njya nshaka gusoreza, atanga aba umutambyi abandi igitambo, tubitwarira icyarimwe. Abaye iki n'iki? Umutambyi abandi igitambo. Abatambyi bo hambere bagusaba kugira icyo ujyana, agutambire yego, ariko we hari icyo batwaye. Utware ihene, utware intama, utware se intungura, utware no kugira icyo umushyikiriza, akigutambe ko wagitwaye. None ubu Kristo we rero aragira tumva, ndagusaba umubiri wawe gusa. Yego niko handitse mu nzira za Pawulo mu Baroma 12. Fata umubiri wawe wumbohere, fata umubiri wawe ugira ute uwubohe, uwutanye nk'igitambo kizima cyemeye gishimwa n'Imana yacu. Imana ishimwe. Wunzanire. Haleluya. Buri gitambo cyagiraga amabwiriza 5. Ibwiriza rya mbere narivuze ni umunsi wo gutoranywa. Uyu munsi wo gutoranywa ntugomba kugendana n'ikindi kintu yose. Niyo mpamvu twabonye bawutangije ku munsi wa 10 bakuriza 14. Iyo ni ibwiriza rya mbere. Ibwiriza rya kabiri ni umunsi wo kukijyana. Ibwiriza rya gatatu ni ukukizana ari kizima kigenza. Ntawe ugusabye ngo kitwicire, turakiyicira hano. Ibwiriza rya kane cyahagira kikabohwa. Ibwiriza rya gatanu ni ukutagira ubutumwa. Kirazira kuvuga ngo akira ihene, akira intama ntwarire, akira umutambyi.
no, we n'igitambo cyawe nimuzane. ukishyikirize Yego. Ubwo urumva ari mu isezerano rya kera, ariko ubu ngubu muri shya, amina, amina, amina. Wowe Goreti, uzi ko uri, iyo tukureba inyuma tubona Goreti w'inyuma, ariko Uwiteka aba ashaka Goreti wuhe w'imbere. Noneho Goreti rero niba agiye yasanze Uwiteka, najyane na Goreti w'inyuma kandi amwitwarire, nta byo gutuma. yego We Goreti w'imbere, twara Goreti wuhe w'inyuma. Yego, umugeze yari muzima yigenza, nagerayo abohwe Goreti w'imbere abyumva. yego Niyo Pawulo akomeje mu rivuga ngo abapfa bapfa bumva. Murankurikiye? Jye Misheli ningende ndi Misheli uvugana uhura na Kristo usabana nijoro, ariko ntware Misheli wuhe w'inyuma. Amina. Mugezeyo Yesu amubohe. Urumva sindereze, ntawe ntumye, ndijyanye ndamwijyaniye ubwanjye. Ngezeyo arabohwa, ngezeyo ku gicaniro, ngezeyo aratwikwa, arakongorwa. Imana yemera ububabwe. Niho Pawulo yava n'iryo jambo ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Haleluya. amen 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 Umwami wacu Yesu Kristo si icyo yakoze gusa. Ngiye gusoza ku ijambo rivuga ngo ntabwo yinjiye mu ihema iri ry'inaha ribohwa. Bibiri yatubwiye ngo yinjiye mu ijuru ubwaryo. Imana nishimwe, yinjiye mu ijuru ubwaho. Haleluya. Ntabwo yinjiye mu ihema ry'inaha ryo mu biboneka by'inaha, oya, yinjiye mu ijuru ubwaho. Icya kabiri ngo ntiyinjiranye amaraso y'itungo, yinjiranye ye ubwe. Imana ishimwe, yinjiranye ye. Icya gatatu ngo gucungurwa yatuboneye ni ukwiteka ryose. Hanyuma rero hasigaye natwe tuzajya dukurikiraho, tugende twinjire ahera cyane mu buryo bw'umwuka, twitwaje ayo maraso ye, turiho amaraso ye, turi ikimenyetso cy'amaraso ye. Nimwibuke umuririmbyi waririmbye ngo iyo Uwiteka ambonyeho amaraso ntaba akinyise ukiranirwa. haleluya Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso ntancira urubanza rubi anyitukiranutse. Haleluya. Iyo Uwiteka tubonyeho amaraso ya Kristo, nk'uko umurimbuzi wo muri Egiputa yabonaga ku nzu zikabaho. Amena. Iyo nzu uko yabayeho niko Uwiteka yambonyeho, iyi nzu yose ibaho. Iyi nzu yose ibaho. Iyi nzu yose ibaho. Amina. Iyi nzu yose ibaho. Mumbabarire, ntabwo nasoza to kuri Rahabu. Muri Rahabu ntabwo abantu bajya bamenya ikimenyetso kimuho gisa na Pasika ni ikihe. Rahabu umutwe yari maraya, yari afite ibyo bita amacumbi, lodge, amacumbi. Yego, aho hantu haranywerwaga, hakorwaga ibintu byinshi bibi. Noneho ubutasi bwa Yosuwa bunyurayo, abariho bajya gutatira. Bagezeyo Rahabu arababwira ati reka mbabwire, amakuru yanyu yaramenyekana. Nta muntu mudateye ubwoba, nta muntu mudahagaritse umutima. Abantu bose bahagaritse umutima bamenye amakuru yanyu ko ngo n'inyanja ubwayo mwayigeze imbere igira ite irakama. Dufite amakuru rero. ibimenyetso Urumva neza, aravuga ati inyanja ubwayo twamenye ko bakamiye imbere. Rero nta muntu mutateye ubwoba mu by'ukuri. Abantu bose bahutswe. Rero icyo mbisabiye, igihugu cyo ndabizi Uwiteka yakibahaye, ariko icyo mbisabiye muzambare mu ndokora. Uwo munsi muzi ko baje kubashaka, bamenye ko abatasi bahari, abanza kubacisha mu idirishya, abazamura mu gitebo, abashyira hejuru y'inzu, aborosa iki imigwegwe. Mwumvire nawe. Noneho ngo abatasi baje, abaje kubagenza baje, barabwira ati reka data,
ntabwo nabonye rwose, ntabwo nabonye pe. ntabageze aha ngaha rwose. cyokora nibo batambutse aha ngaha ukaba bababwiye mwakurikiza zose bakagenda mureba, bakurikiza inzira baragenda. Umukurikira inzira yose. Bamaze kugenda nibwo yagiye hejuru avuga ati mbabwire ibintu bimeze nabi, inkuru zanyu zamenyekanye ko mwageze hano, nimuruke mwigendere ariko muce mu kindi cyerekezo. Ariko mbere y'uko mugenda nimumbabarire mumbwire iyi neza. Yego mbagiriye nta kintu mwamfasha nubwo ntari umwe mu bwoko bwanyu mukazambeshaho. Yego bateka tukubwire natwe bitubwiye twenda kubikubwira. Iyi neza utugiriye nta kindi twakwitura ni ukuzakurokora mu gihe tuzaba dutwikaye rikwiye na za ayi, tuzakubeshaho kandi si we tuzabeshaho gusa. Umuntu wese uzemera wo muri famiye yawe uzemera kuba mu nzu yawe hano nawe azabaho. Bugera hawe ntabwo ari kutse wenyine. Bati rero turashaka gusaba ikimenyetso kizatuma tumenya inzu. Ikimenyetso kizatuma tugira ute? Tumenya inzu. Akantu karakomeye. Atse mbaho ikihe se? Badushakira agashumi gatukura. Umutuku. Wa mutuku uragarutse. Kandi ugashyire mu idirishya waducishijemo. Iyanzira. Ntabwo ari ahantu hose, si ukumanika hano mu ibaraza ry'umutako ry'umuderi. Oya. Uragashyira ahantu waducishije kandi gatukura. Narakurikiranye menya ko ari agashumi gatukura nako yambaraga niko yakoreshaga, akagafunga mu mutwe kakagira icyo kabwira abasambane be. Kakagira icyo kavuga. Utumure abantu batangiye gushyiramo gutya bakazirika barya. Buye cyo tuvuga. Nutwakera. Cyokora buno bunyo dushyira mu mutuku ntawamenya ugatara umutuku wenda tubitagatifuza. Nuko ako gashumi rero bivuga ngo iminsi yose kamaze mu idirishya, abatasi bataragaruka kwica cyangwa kurokora, nta musambanyi wahageze, kuko niko bareberagaho, niko bamumenyeragaho ko nta mugabo agira, ko yakira uje wese. Mwumve rero iyo minsi yamaze nta byaha ugiye gukora, atari uko yapfukanye ugasengerwe, atari uwo yaturiye, ahubwo agashumi kamuranga ko ari icyo akora kamanitse hehe? Mu idirishya. Kandi arashyugungwa kujya kukavanamo ngo akamanikemo agashyira mu mutwe gutya, ati none nakavanamo bakaza nk'ubu nkavanyemo saa sita, yego ngo ngaragare, nk'ubu nkavanyemo ku gatandatu ngo ngatahane ubukwe, uwo munsi bakaza naba mpfuye rwa rurangiye. Nguko agashumi ka Rahabu kagize ute? Kamukijije. Haleluya. None ubu Rahabu arabarirwa muri ba nyirakuruza abandi ba Yesu Kristo. Ubona ubwo niyo Pasika ye, kuko yanyuzweho. Imana ishimwe. Nawe rero mwene data, ndagusabye ntiwishimire kwambara imyenda mishya, ntiwishimire kurya no kunywa n'ubundi warariye, ntiwishimire kokesha no kubaga inyamaswa n'ubundi mwarabaza amatungo menshi, mwariye inkoko, mwariye intama byose. Ahubwo wishimire ko icya mbere umwana w'intama wamuriye ari muri wowe. Ikindi wishimire ko ku nzu hari ikimenyetso. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Iryo jambo Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditswe ko Uwiteka azabe. Yego, abe bariho ikimenyetso, aragifite, Kristo arakizi. Tugenda mu nzira ntacyo wabona, ariko Kristo Yesu arakizi. Imana idufasha cyane. Hariho amagambo twize mu nyigisho twize kwiga, tubona marayika wamanutse agiye kurimbura, tubona undi marayika amubwira ati buretse kugira icyo ukoresha iyo nkota, tubanza dushyire ikimenyetso ku ntore. Imana ishimwe. Ngo barabanza bagishyiraho, barangije marayika kurimbura agira ate? Ararimba. Rero bene data bashiki banjye, namwe Imana ibahe kugira ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo
mukigendane mukirarane, ntikiba mu maso ngo muzoga gishireho, oya, icyo kimenyetso kibe ku muryango w'inzu mwaririyemo intama. Kandi umuryango w'inzu mwaririyeho intama ni umutima, ni umutima. Mwibuke ko iyi nzu ari umutima. Rero uwo mutima mwaririyemo intama ya Pasika aba nayo ibaho ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Mushumba, Imana ibaho umugisha cyane. Turawakira mu izina rya Yesu Kristo. Ya Pasika mutumenyesheje mudukangura kugira ngo ikimenyetso tukigendane tugihorane ibihe n'iteka ryose. Amahoro y'Imana itanga akomeze kubana namwe aho muherereye hirya no hino, tuzirikana icyo Kristo yakoze. Pastor, reka mbasabe musengere abadukurikira kugira ngo bamenye kugenzura kuko niba bafite ikimenyetso, niba bafite Kristo muri bo, niba bamugendana, atari kuvangagiye mu ruhame rw'abantu akamwiyambura kugira ngo agende ase n'isi. Nyamuneka Rahabu mu bishobora byamugendekeye, ka gashumi kagumye hano kugeza igihe baziye kurimbura. Nawe gerageza ntukajya usiga Kristo, ujye ugendana nawe, azakurinda, azakugirira neza. Rahabu yabayeho n'imiryango ye yabayeho neza, none ubu ngubu nawe turimo kumuvuga. Nawe gerageza kwiyandikisha muri cya gitabo. Amahoro y'Imana abaho umugisha, abane namwe. Mana Data wa twese turagushimiye kubw'izi nyigisho za Pasika uduhaye gutanga muri iyi minsi. Twibuka Pasika yacu ariko gucungurwa kwacu. Dusengeye abateze amatwi izi nyigisho, iki kiganiro, kugira ngo imitima yabo yibuke cyane gucungurwa kwacu, kandi bazirikane iyo neza wagaragaje Kristo ubwo witangaga. Bazirikane iyo neza Mana wagaragaje ubwo wamuduhaga nk'impano. Bazirikane igitambo cyahatanzwe rimwe gusa. Niko Yuda yanditse. Yuda yandika yaravuze ngo mwibuke ko agakiza mwahawe mwagahawe rimwe, ukazagiza iteka ryose. Rero ubande kugatakaza. Umuntu wese agumya acunge, genzure neza ko umwana w'intama wa Pasika ari we Kristo Yesu ari muri we, ko yabagiwemo kandi akaribwamo mu izina rya Yesu, kandi ko ikimenyetso cy'amaraso yawe Kristo kiri ku mitima yabo ku buryo umurimbuzi yakibona. Urakoze Data wa twese, uturinde, kandi abo uhamagaye ndabizi ikimenyetso cyawe kibariho. Urakoze kubyumvise mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen.